Nyakubahwa afande, wa mugabo Romeo kuri inshuro yongeye kuducika. Twamuvumbe mu ishyamba rya Manyinya na Magana. Abonye asumbirijwe agana kuri rwa ruzi mukona ka Mashyuzi. Nahise namuka kugira ngo mutange ku nkombe zo hakurya. Mugenzi wanjye yasigaye ku nkombe yo hakuno kugira ngo tumukubiremo hagati. Twahazengurutse tujagajaga no mu cyaro kiri hafi y'uruzi birangira tumubuze. None nyakubahwa turakeka ko yaba yijugunye muri ruzi akiyahura. Urumviyo ari raporo wabasha kumva koseze wakoze ni gute ushobora kumbwira ngo umuntu yagucitse wamubonye n'amaso yawe urangije aragucika? Revolution iri zina ntabwo bari guhaye kubw'imikino gusa. Sobanurira. Nyakubahwa, kuri ibi mugenzi wanjye avuze nta kindi narenzaho, ariko twebwe tugwaye isezerano ry'uko tugiye kumushaka tukamuzana. Ndakeka itari inshuro ya mbere ibi bintu mukomeza mumbwira ngenda birambiwe. Mbaye amasaha 28 nimuba mutaramubona ngo mumunzanire hano mwese mwiripotinge mabuso. Mwabyumvishe? Sasa ahubwo ni keza cyane n'ibyo ahubwo reka mubwire zina mahirwe none twicaye iyo ngingo ubundi twavuga tuketeka kuri telefone mu bintu bitwohereza. None ndamuzi bihagije ukazana nk'abakobwa bawe nyambona babambaye basuji ari za mpamvu ziri familiare twuze umuntu ushobora kureba mu family ukabona ko ari wawe wundi bimeze bye nakana keza cyane kandi urabona kazirega nubwo bujijisha ndagira mu mubwira ngo numubona uyu munsi basanga atari n'ubwanyu. Niba wibuka reka mbikwibutse neza, niba wibuka cyagiye twagiye muri bwa bukwe bwa Dieto, nibuka kana karekare kandi gafite imisatsi isa n'ihagaze karekare k'akayobubona n'akamaneke kamwe nyine kagasize ukundi n'ubu bashaka kubabona nasenze ariko niba nanabyibuka ibuka cyagiye duhagaze kuri ka kantu kagati kameze nk'akarabo cyagiye tuganira nta mwana uzi waciyeho agasa n'upepera gutya ambwira ngo dutahe
Kandi nabikurakoraga neza. wari wamenetse ndakurahiye. Gusa mwapanze ujya kutuyoboye. Ikiriho ni iki? Wowe ntabwo umenye ko ugiye guhura n'umukobwa ugukunda. Ariko niba biba by'abakobwa, umukobwa ntashobora. Barahina. Twese twaravuye twaravuye. Jewe turaganira yarabimbwiye bihagije. Noneho nansaba serivisi yo kugira ngo arwane n'uburyo nibura azahura nawe umunsi umwe. Ariko Romeo none icya mbere banza umenye ngo ntabwo ari umukobwa twahuye bisanzwe njye turamenyeranye. Inshuti y'umuryango asaza be twariganye inshuro nyinshi birirwa mu rugo n'ibintu wabo turaziranye bihagije yanyujijeho gushaka kuguhuza nawe ariko tansiyo ntabwo ashaka yuko amenya yuko ubu nubwo namubwiye ko aza kuza Agatonwa ndakarya bufi. reka n'umubwire nanakugira inama ntabwo urumva turamenyeranye amabara menshi n'ibiki uriya mwana ntumushyire muri iyo kategori yo gutonora n'iki ugize amahirwe nawe ukabona bihura nutamugira umugore ibi bintu byo kunoheza umwawe urugero ubuseribateri ubuzima bwa giseribateri ndakurahiye burarangira nawe ni umugore twapanze yuko agiye kuza n'ubundi mu kanya karahamagaye akiriho kareba. Halo Sheila biteze ugeze niwe watanze icyo cyizere hamwe nakubwiye hano turi kumwe noneho uyu munsi icyanjye ntakivivuye ntacyo wowe umuntu nyine ntabwo nigeze mubwira yuko wari wansabye wowe vayo umanuke use n'urenga kuri umanuka urareba mu sayidi y'ibumoso urebe bingaro hepfo umanuka urebe ahantu hari nk'icyokezo umanuka ahera hepfo niba twicaye kabisa aya ni twebwe twenyine turi babiri ntiwinanirwa ibyo nta kazi kawe uramenye amavure uwo bashazanye uramenye twabifata ni umurokorere kugeza amahirwe se wo yiboneka ari kugira ngo ubuzima ubuzima bwa gisiribateri bambonana leta ndafata amateka Ari kazi. voilà Tibombora katiri. sasa kuri sizasubiza tureka kumenya ubwenge ngo kibi Arogari kiho kugisubiza. Koga nje sana. ati awundi hafa No. Umwana mbona ufite isoni cyane biti. ariko nta kibazo se yahageze se tabatumva bari bamubwiye ikintu murimo murapanga cy'ubundi amaze iminsi yayagaye mvike vipi murashaka mugure bimeze bite ubundi muyambwira ariko mbwira tujye inama niba kimwe
nabonye Yesu utangiye nakubwiraga rwose naje gusanga uriya mwana n'imfura y'u Rwanda atandukanye n'abandi bakobwa niyo mukobwa tubaye igihe kingana kuriya na rimwe mwaka umusatsi uriya mwana amuhatirije ikintu cyo kunywa arambwira ati rwose kuva navuka ibintu bitwa inzoga ntabwo yagirira mu kanwa uriya mwana agira gahunda iyo twavuga ni isaya iba ari iyo ngiyo bamwe n'imitwe y'abakobwa b'iki gihe aho mukimenyana agatangira ngo warangiye kujya gutuma amafaranga ya nyiri inzu ngo noneho tubonanye mu zuba byagenda aho kubona igiye gushaka amafaranga y'inzu kugira ngo uze guhita uvuga ngo ngwino nyigago vayo nyagushya yewe nanamubwiye ni se bundi ngo famiye zanyu ngo bayo bamucunga gusa wakwimutse bakushakira icyo mukodeshereza cyangwa amakamyo hagati ntabwo nabona famiye amajya kwibana ntabwo ariko Romeo njyewe narakubwiye umuvandimwe ntabwo njyewe naguhangika ahubwo buriya reka nkubwire inshuti yanjye urabona amaze gukuramo ndubatse hari ibintu tugomba kuvamo niyo mpamvu njyewe buriya nakurebye ahubwo ngo reka nkugire inama uzi yuko buriya ayo mafaranga urugero urabona nk'irabona uguze uranagira n'ahandi n'unda kugurira amafaranga umusiribateri asesagura mu kabari kuryanga uragenda ujya kurya imbanyi ujya kugira ikata ariya mafaranga uyafashe ukayahereza umwana nk'uriya mu rugo ari umugore wawe ahubwo ze wazongera no kurya na kimwe cya cumi cy'ibintu uri gusesagura fata umwana umugira umugore njye namaramaje yarambwiye ati njyewe nkora ahubwo aho ko yakora mbere yuko tumenyana yakora ngo bose yamuzanaga kwiga muri iki gihe ashaka kubana umwana ngo rimwe yava ku kazi arahagarika aho ari ubu ngubu nabwo ni kure barayambwiye ngo ibihumbi ntari mirongo ingahe ntari mirongo ine ntari mirongo itanu abo nabo baza aho batuye n'itike ntagira asaba ubona afashe umwanzuro kugira ngo uzadukora arabwira mwana kugora umwana atanga inzoga watakubwira imisatsi none w'ikintu ari nacyo gicisha abasore benshi intege yari yakubwira buri weekend ngo dusohoke bazahura gupfira n'ikintu natangiye byacu bakamuvasi katsemba ndakora akagwa najya gufata ibindi kandi gukora ibindi bikiri nepfa agasimbuka ariko atansiyo umva naguciye mu ijambo kugira ngo mukakuru namenye umuntu mugiye kuzabana yaba se na nyina bose nimwe ni pasiteri undi ni pasiteri bene wabo bose bamwe ni abakoraliste abandi ngo ni abadiyakoni njyewe niyo nagezeyo nk'ubwo mureba nk'ukuntu agacupa iyo nagezeyo mbura n'ukuntu nitwara dore ikintu yari rero sultani bose nafashe umwanzuro nakuka turashyura kandi bitarenze ukwezi turagushyigikiye bakuzanira icyo kunywa turagushyigikiye seriveri seriveri akumukoro unisanga uri kumva nta kindi kintu waba uri gukora izo saha kitari ibyo ngibyo nkora iki ko akazi nakarangije uvuze ngo akazi nagasoje kose akazi kose wagasoje nagasoje uzi imyenda yanjye yuzuye hariya n'imyenda yongeye kuzajya yigufurira noneho uri kumva se warinde wundi wayifura utari bo gakuba musaza wawe yaranshatse ntibivuze ko ari we washaka ibyo urabizi neza uzayifura wanze ukunze ikindi kandi ni abagore babiri babana mu nzu ugomba kuyifura cyangwa ugasohoka ugataha none se wirukanye umukozi kugira ngo ngembe umucakara ahangaha wo kuzajya mufura imyenda yawe ziba nasoni njyewe ndavuga ukavuga nirukanye umukozi kumwirukana ni uburenganzira bwanjye kuko hano ni mu rugo rwanjye uraza ubikore cyangwa ufata utubaga twawe twanyatuvu n'ikindi gihe kandi ntukanyegere
kuba ikigoryi uba muzima uri igicucu ubona yambaye makeup agiye selfie nta n'urusore gusa mana yanjye mbona ushaka kuzansiza reba ino siteri ntiyabaye nabi kubera wowe iyi siteri ntabwo ari umweru none reba ukuntu yahindutse shokora ubu iyi jakete ryatubaguye n'iki niba nawe wagituratuze muri karinda ricika mana yanjye muri mba numva ushaka kuzansaza wowe na mwene wanyu mfite uhaguruka noneho ujya gufura imyenda aka kanya kandi ntumvugishe menshi simba n'amara sha wahora n'iki yagiye azana rushiki rwongaho rungana nk'umusozi arutereka urusuzugura nka nyakabwana iyo ndi kurubwira ruba rwankanuriye neza neza nkajya rugiye kunapfuna pe ariko nanjye ubu nafashe icyemezo ndashaka kuzamwitunira mwamukubita paka mukuye amenyo nawe ubundi Chérie, bisous. Non, attention. Bahuri. Sinon, il y a comme une bimeze bite se? Bimeze bite urumva bimeze bite se nta mushiki wawe utanyoroheye ugiye kuzansaza ko numva ubwonko nenda kubuta koko mana y'umugisha Ariko njye ikintu bankubwira buri munsi nkaba mbikubaza uriya mwana ugira ngo yifate gute Burandi wamwirukanishije ku kazi yari ifite ikiraka ukamukuraho Burandi wirukanye umukozi wamugize umupishi muri uru rugo uragira ngo uriya mwana none yifata ati ese ujya hari ikindi kintu rwose kidasanzwe nari neze kuri bumbwire ntacyo ariko najya ngo mumenyeshe nimba turi abagore babiri Burandi nanjye Burandi agomba gutaha cyangwa nkataha ibintu nibyo rero mubwire rwose tujya bivunira gusa Burandi ntabwo ashaka kuva muri uru rugo uti kubera iki nose undi twabigenza gute nta mukozi urimo aramwirukana uriya mwana azajya kuba hiye ko ari igihe musaza we ajya ngo bigende gute Burandi ntabwo yava ntabwo bishoboka kabisa ntabwo ndi kugusaba nagira ngo nkumenyeshe ko nimba Burandi adashobora kuva muri uru rugo ngenda ruvamo burya nta nubwo ndi imfubyi menye ko tutamenyaniye ku muhanda umva bera umva nkubwire mwana shana guhamagaye hano nyine afite gahunda nyinshi ariko nyine hari idini nshaka kuguha diru umva rega nubwo ubona rurarugaba ngo ni Romeo tubana ntabwo mukunda pe ntabwo mukunda maje kurambirwa rero ubu ngubu iki ni cyo gihe ngo njye nawe dutandukane ariko mu gutandukana nanjye ngira utwo ntwara ntabwo nagenda gutya gusa uko naje none se Romeo niwe kibazo cyangwa niwe kibazo Romeo ko muzi ko ari umukire ni umukire ariko ntabwo mukunda nyumva neza ntabwo mukunda urabona uriya sultani yanzanye haranga ngo Romeo ngo ni umukire ngo tuzamukuraho imitungo ariko se afite iyi ko nabonye n'ubundi yifitiye utuntu tudashira ariko natwo si ngomba kutumusigira nzi ko Romeo ari umukire afite imitungo myinshi ahubwo wowe se si we kibazo ubu ngubu ndabazi baza ku kabari kacu kukanyweraho na sultani umva ako bera wari waryamana n'umugabo mu buriri utamukunda byari byakubaho wumve ukuntu biba bimeze ibya Romeo simbyitayeho mbabajwe na sultani wagiye agakubitwa akabura n'ahenge ku mutwe naho Romeo kuba ntamukunda ariko man uzi ko uriya mugabo wawe yitonda Romeo aranitonda pe mutse guturyamana n'umuntu udakunda ahubwo uriya mugabo arihangana uzi ko njyewe shiri wanjye nta mikino ntaki ntabwo namuzanaho izo burage zose ese kayisheri wawe njye Romeo duhuriye pfa ibyo gatangiye genda kuvuga ngo simukunda wowe uravuga ngo ni sheri wawe nyine utazi abagabo bitonda babaho mva ubwiye bera uva muri iyo mikino wumva ibyo nagushakira
ngambwira icyo wanshakira urashaka se ngufashe iki muri ibyo byose ubundi hagati yawe na Romeo na Sultan ushaka ngufashe iki umva Bella umva ikintu ushaka kunkorera nuko uvuga ngo Romeo aritonda ariko sha nta mugabo witonda urabizi yabonye umukobwa mwiza ushatse kuvuga iki nyine umva ikintu ushaka kunkorera ngiye kugutanga amapasi nyine muhuze na Romeo kumva ase witangiye gukambya agahanga banza ubyumve neza ndakumva nshuti yanjye ndurageza muzagenda azagusohokana ndabizi azagukunda muhure mujye muri chambre bumvuga chambre Romeo nyine hari undi se nakubwiye ikintu uzankorera rero wowe uzamfatira amafoto ufatire video ikindi gihe bafate mufatanye nawe nyine wowe uzansinyara nk'umuntu wanjye kugira ngo mbone uko mbitanga mu rukiko mvuga ati umugabo wanjye ni umusambanyi dutandukane mfite ibyo bimenyetso byose muri shize ubusambanyi ni uguhita baduha divorce y'ako kanya urabizi dufite amazi 3 rero muri ayo mazi 3 icyo ngiye gukora nuko imwe tugiye kwitangamo credit izindi ebyiri bakazazitugabanya nayo ibya bizinesi narangije kuzifata ubu nta kintu yaza avuga nta naho yahera koza Romeo yagorwa okay noneho se njyewe ushaka ko ngufasha ubu nzungukira hehe icya mbere nzaba ngiye guseba urikumva icya kabiri uriya musore azajya ndiruhura urabizi nta kintu nzajya musaba tuzajya twirwa twicundagura icya gatatu ese uriya muhungu dukundana abimenye uriya muhungu ni gute ikibazo abasheri bose ugira nabimenya akakureka uzakomezanya n'abandi bitwakiza okay ubwo noneho ndabyumva none se uzama ngahe muri iyo deal niyemeza ibintu byose mbikore neza ariko nyine uzama ngahe ikibazo si amafaranga ko amafaranga ngenda yafite ahubwo wowe deal uzayikora neza cyangwa uzajya uvuga ati boyfriend wanjye ubusa bimenye kuyishe nshuti yanjye ubuzima bwawe bwa buri mu kaga nta mafaranga si ikibazo wanjye njyewe azirongaza uzama amafaranga yanjye yuzuye sunyizeye se sunyizeye ko wamise muze rero mwana wa mama baca umugani ngo umutima usobetse amagana ntaho usobanura amagambo